Izina Nisya ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umutsinzi cyangwa se abafite intsinzi. Izina Orane ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye zahabu. Izina Perla ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye isaro. Izina Agneta ni izina ry'abakobwa rikomoka ku izina ryo mu Bugiriki Agnes, rikaba risobanuye gutungana cyangwa se kwera. Izina Moza ni izina ry'abakobwa ryakomoka mu Butaliyani, aho ryasobanura gukuraho, rikomotse mu Barabu rikaba ryasobanura umukobwa mwiza. Izina Hor ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ubudahemuka, ryanasobanura ahantu hatagaragara. Izina Jober ni izina ry'abahungu rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye ibyiza cyangwa se amahirwe atateganyaga. Izina Brando cyangwa se Brandon ni izina ry'abahungu rikomoka Norvege, ryanakomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye igikomangoma cyangwa se inkota. Izina Briella ni izina ry'abakobwa rikomoka mu Baheburayo, ryanakomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye ngo Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Izina Audrey ni izina ridafite ubusobanuro bwihariye, gusa rifitanye isano n'izina Audrey ryo mu Bwongereza, risobanura umunyacyubahiro cyangwa se imbaraga z'icyubahiro. Ryanakomoka ku izina Odera ry'abakobwa n'abahungu, rikomoka muri Nigeria, rikaba risobanuye ngo icyo Imana yanditse ntigisibama. Izina Cohen ni izina ry'abakobwa ndetse n'abahungu, rikomoka mu Baheburayo, rikaba risobanuye intumwa cyangwa se umuhanuzi.